Mwagiye kenshi mudusaba yuko twakora ibiganiro bijyanye n'uyu mugabo Jack Ma, aho mugenda mwumva amateka ye hirya no hino, mukumva ko yagiye akora ibikorwa bitandukanye birimo nka Alibaba Foundation ndetse n'ibindi bintu. Muri ibi biganiro byacu by'uruhererekane dutangiye, tugiye kujya tubagezaho amagambo y'ubwenge yagiye afasha abantu benshi, aho akunzwe cyane kumvwa n'urubyiruko ndetse n'abantu bashaka kugira ahantu bagera. Uyu munsi rero nka episode ya mbere dore ikintu twateguye. Yaravuze ati nta kintu na kimwe cy'ubuntu. Ati niba ushaka kugera ku ntsinzi ugomba kugira ikiguzi wishyura. Yaravuze ati kandi nta kintu na kimwe cyoroshye mu bintu byose bibaho. Ati kandi niba ushaka kugira icyo ugeraho ugomba kugaragaza itandukaniro. Ugomba kuba utandukanye. Yatanze urugero cyane hano aho yavuze ati muri kampani yanjye hari abantu basanye ibitekerezo, aho bamubwiraga ko iki gitekerezo cyari igitekerezo cyiza cyane. Aha buri wese yavugaga yuko ari igitekerezo cyiza, hanyuma we arangije aragifata akijugunya muri puberi. Arabaza ati ese ni ukubera iki? Aravuga ati kubera iki? Ati iyo bavuga yuko ari ikintu gikomeye nari kuza kubyishimira, nkagifata nibaza nese ni gute noneho twagikora mu buryo butandukanye. Ati icyo ngicyo rero nicyo bita kuba utandukanye. Baravuga ati niba ikintu abantu bakibonamo ko gikomeye, ukwiye kubifatira umwanya ukibaza ese ni gute cyakorwa mu nzira zitandukanye ariko kikabonerwa igisubizo. Yongera ati kandi niba abantu babona yuko ikintu cyoroshye cyangwa ari cyiza, ntabwo ari ngombwa ngo uhite uhutiraho nawe wumve yuko ikintu ari cyiza, ahubwo shyira mu nyurabwenge zawe utekereze ufate umwanzuro wawe uhamye.